mubaye musubiye kwiyamamaza cyangwa se mutanongeye kwiyamamaza abajaji bazaza kujajinga abamisi mwumva bagomba kwibanda kuri misi uzahabwa ikamba buri wese nge numva bakwibanda ku bibazo baba babajije kuko urabona nk'ubushize hari n'ababisubije byose banagenze neza ariko ntibabone ikamba rero umuntu akibaza icyo bagenderagaho icyo gihe. Ndumva just ntewe ishema no kuba mbashije kubabona nko mubizi Miss Mulenge iba ntabwo nari impari nari muri Amerika ariko Papa Legend bashije kuza kubyitabira abibamo cyane ndetse n'abajudge na coordination Gaston na Byamungu ndetse na media ni ibyishimo rero bashiti bacu twaje kubashimira kubyo bakoze navuye muri Amerika kubera bo kugira ngo tubashimire kuri manda yabo kugaragaza Miss Mulenge ni culture yacu no kugaragaza ibyo dukora byaradufashije kugera kuri ibyo ngibyo abantu benshi bagomba kwitabira abakobwa benshi bagomba kwitabira igikorwa babuzwaga n'ababyeyi babo hari n'abantu babyumvaga ko ari ubupagani hari n'umupastori wahagurutse aravuga ngo uzitabira Miss Mulenge azamutenga. Cameraman uri kutwumva shiriramo Miss wese guhera hasi kugeza hejuru hanyuma yambaye agasaha kanditseho iwacu yambaye iwacu yes yambaye flags zibiri reka ugaragaze flags za Kongo ibendera ry'igihugu kibavukamo n'ibindi murimo kwibonera kuki wahisemo kwambara gucyo umunsi ari ku munsi udasanzwe wa gusezera igikorwa cy'indashikirwa wakoze cyangwa amahirwe wahawe n'ubwoko. Ngiye ku myambarire ntabwo njya mpitamo ikintu nambaye nkabona ntacyo kintwaye ngenda ukunguka. Kuki bari byo wahisemo mu mahuzu yose ugira muri style zose ugira mu birungo byose ugira ariko umva nubwo utamuvuga ikibazo wakubeje niki? Okay nshobora ntabwo nyibuka neza wenda ngiye mu ma interviews nabyibuka. Uba ufite ubushobozi wakura abanyamurenge asiga muri Kongo ukabazana yabivuze. Okay wabivuze ari rwa rurimi navuga hakurya asigaye bavuga ngo rwanyereye cyangwa niko byari bimeze ntago rwanyereye. Oya ngiyewe navuze ibintu byose nateguye kuvuga. Okay bihagazeho cyane ko wakura abanyamurenge nabahakura. Yeah why kubera iki? Mwaretse nkayisubiramo gatoya hari ikibazo se? Yarangiye. Okay noneho reka mbaze ikibazo abo bantu murabona ari ikibahindutseho ubwo mubaheruka kuri kamera biyamamaza ku mwanya w'ubumisi murabona ari ikibahindutseho guys ntacyo bazatubwira wowe se kanta kibazo. Okay it's okay it's okay hanyuma hajya uri umugorora ndibuka wivuga nyine wavuze ko uri umugorora yego hanyuma bimeze gute nyuma y'uyu mwaka wose muribuka ko uyu munsi ari bwo finale yabaye? Turabyibuka ahubwo nk'ibyabaye ejo uri kujuguma disi no nendaga kujuguma ahubwo turimo hari haburaga gato ngo nirukanke nese harakobaka kirimo ubu ntako karashize uyu ni kashize ariko wowe karacyari ndi kumva ahubwo bampikaye nkongera nkiga bagwikaye kongera ukiga nkongera nka block. Mwibutsa abantu amazina yanyu wenda abatabibuka. Alice Alice nde? Nshimiyimana Alice. Mtimke Esther. Esther. Jemmy mitanze neza. Jemmy Esther ariko ucagiye wari nka mukuru nukubera ko wari ufite umusatsi? Nari mfite umusatsi wari wangize kaka kecuru. Anga rero turi binyamakuru bitandukanye ndakeka nta ikaze mugenzi wanje hanyuma akabibwira hanyuma akanabasuhuza. Timumuzi se Big Boss. Bo mfise gapangwa muhumure. Twishimiye kubana n'abamisi bacu kuri no munsi aho barimo basoza manda yabo bagiye kutwibutsa ibyo bagezeho mu migambi bari bihaye. Yes. Hanyuma reka wenda mbere kuri iki kibazo. Hari abagize amahirwe yo gutambuka, hari n'abatagize amahirwe yo gutambuka. Muri mwebwe hari watsindiye ikamba, muri mwebwe. Miss Popularity. Sibyo? Jemima, intego wari wihaye n'umushinga wawe.
wavuga ko wageze kuri kangahe ku ijana wenda ugereranyije? nka 40%. 40%. Imbogamizi zabaye izihe zo kutagira ku ijana? Umwanya. Kubera amashuri n'ibindi umwanya urabura. Yego. Ubushobozi wari ufite? Ibyanjye ntabwo byasabaga ubushobozi. Nugura n'abantu tukaganira gusa ntabwo ari ubushobozi. Abantu wenda hari abatarabimenye. Umushinga wanjye wari gukorera abantu kansaringa. Bahuye n'ihungabana kubera intambara ibintu nk'ibyo ngibyo. Okay. Hari nkaho wigeze wenda kugera nk'ahantu wenda ukabaganiriza mu buryo bifatiye 40% wavugaga? Wenda ntabwo ari abahuye n'intambara bavuye muri Congo ariko hari abo twahuye bake. Jamie Manda umwe mu bahuye n'ico kibazo. Waguha umunota umukankorera kansaringa. Twagiye. Reka ko dufite iminota mike tuze kubonana nyuma ya kubwira ikibazo yagize hanyuma umunota umwe. Uri free kuvuga ibibazo byawe. Okay, wowe nyine interview ni yawe. Barandi impunzi ibyo birampungabanyije. Ubwira mu munota umwe. Tukaganira neza. Okay. Kibazo ko muraza kwicarana neza. Hanyuma nubwo namwe mutatsindiye amakamba cyangwa se ibihembo bitandukanye ariko mwari mufite imishinga kandi mwasezeranije abantu ko muzabikora bingana n'ubushobozi muzamufite. Hari nk'intambwe wenda mwaba mwarateye wenda ku mishinga yanyu muze no kuyibutsa abantu iyo mwari mufite? Wenda iyanjye nta kintu nigeze nkora ariko abantu batsindiye amakamba bose narabasapotinze uko nari nshoboye. Okay. Ubuhe buryo bwo support? Umwanya n'amafaranga. Okay. Mugenzi wawe Esther? Okay, nanjye umushinga wanjye wari ku discouraging early marriages, which njyewe nagerageje mu buryo bwanjye kuganira nabo n'inshuti zanjye nabo nashoboye kuganira nabo. But I did my part kwako ni ikintu ntago nagiye muri Miss Bilenge kugira gusa but ni ikintu kimbamo. So njye naragerageje niko navuga. Ikindi icyo ngiyeho twasapotinze abo abatsinze twarasapotinze mu byo twari dushoboye. Okay, wenda mugenzi wanjye tarabaza ikindi kibazo afite kugeza ubu ngubu wenda amabwiriza azatangwa yo kongera kwitabira irushanwa ni muzaba mwemerewe muzongera mwitabirehere kuri wowe cyane nta cyatubuza. Imbaraga uzaba ufite zirane noneho muzanyiteke kuko yari inshuro ya mbere noneho urumva ngarutse inshuro ya kabiri ni ukuryegukana kandi ko ndabona n'ubwiza bwariyongereye. Uko urabibona nawe? Urumva ko ngako deja nta kandi kiyongereye namwe nuko? Okay, njyewe mfite umwanya nabikora but I don't na mwanya mfite. Nta mwanya ufite? Okay. Popularity. So bizaba byemera waratsindiye ikamba? Sinzi niba byaba byemewe sinzi ko nagaruka. Ndacyabitekerezaho nimba bizaba byemewe. Okay. Akabazo kamwe nababaza buri wese. Mubaye musubiye kwiyamamaza cyangwa se mutanongeye kwiyamamaza abajaji bazaza kujajinga abamisi mwumva bagomba kwibanda kuri Miss uzahabwa ikamba? Buri wese njye numva bakwibanda ku bibazo baba babajije kuko urabona nk'ubushize hari n'ababisubije byose banagenze neza ariko ntibabone ikamba. Rero umuntu akibaza icyo bagenderagaho icyo gihe. Ubutaha bazagendere kuko umuntu wese aba yaje afite icyizere ko ari mwiza. Ubutaha noneho bazagendere kuko umuntu azaba yashubije ibibazo. Okay, njye icyo ndi kumva bagenderaho njye ntago nemera ko iyi beauty bari kuriraho beauty face nyine dusanganwe ubwiza physically ari ngombwa cyane. Bagomba kureba bundi beauty ni mu mutwe. Miss wahawe amahirwe yo kuba Miss mubona yarabarusha ubwiza mwese abiyamamaje? Okay, njye bundi uko narindi kubona buri wese narindi kubona twese tugomberwa ikamba ko twese twari beza. Mwese murasa. Buri muntu wese ni ntago Imana itureba kimwe.
oya ni mwiza ni mwiza nta n'ujya ubona ishusho y'Imana ariko wenda umuntu uzubona ukavuga ati uyu muntu si mwiza cyane wenda ntuvuge ngo ni mubi ariko uvuge ngo si mwiza cyane sinzi uko biba byagenze. Okay, komeza ntacyo gisubizo wasubiza. ya ni mwiza ikibazo yarambaje Miss wacu ni mwiza oya ntago avuga ngo uturenze ashobora kuba yatujishije wenda mark wenda imwe ngiye ntago nashubije wenda ibibazo byose akabaho yarandushije so ariko ni mwiza physically na mentally ya icyo nakumva nuko icyo numva bagenderaho ni kuba openness umuntu uri smart muri mind muri generation turimo atari ukuvuga ngo kandi naze yiwe n'intego yiwe afite bakayirebaho cyane atari kuvuga ngo ni physically gusa. Okay, Jemima mu Miss popularity bwawe birumvikana mu ijambo n'umuntu ukunzwe n'abantu benshi. Abo bantu benshi se hari n'ababonetse wenda bafite urukundo rurambye byose ukinsobanurira neza ariko yabyumvise ntago ndabyumva. Okay, musobanurire. None se urashobora ko wari uri kukibaza nukuri ndagukunda ariko nari mvuze nyine bibe byose wa undi uvuga nyine ngo akaramata nyine bibe byose wa undi mbese bagera n'iriya. Okay, nadusubiza uyu niwe oya nta ubu ngubu uracari ndi ku isoko ndacyari ku isoko. Ndakeka twabashimira niba mugenzi wawe nta kindi kibazo afite. Mugire courage, don't give up, niko gutsindwa kwa mbere. Ugifite imigambi uzagerageza amahirwe ushobora gushuka, naho ubundi mwese muri beza, uriya ni wagize amahirwe namwe ejo byakunda. Twabifuriza amahirwe masa mu gihe cyanyu kandi tunabashimira. Murakoze cyane rero twakomereza muri party. Murakoze. Hanyuma rero muri bya biganiro bitandukanye twari tumaze kuganiriza abagenzi be. Uyu nguyu ni Miss Theodora, Miss East Africa. Hanyuma Miss umeze neza? Umeze neza. Twatundu twawe ntago ujya wiburira. Ndabona ari sawa. Urakoze. Yego. Hayi kaze rero mugenzi wanje Bonfils kuva kuri BMC Mother of Channel. Arubwo mwari mwabona ngo muganire. Wenda ikiganiro private. Dufite guhura. Mugomba guhura. Miss, nabonye kuri post zawe zari status navuga ngo zirimo ibintu bya emotion, urimo gusa n'usezera abafana bagutoye. Uyu munsi nibwo wagizwe Miss cyangwa se wegukanye iryo kamba. Uyu munsi nibwo navuga ugiye gutanga iryo kamba cyangwa se ugiye gufunga umwaka wawe. Wavuga kwiri izina ry'ubumiss cyangwa se irikamba rigusigiye iki? Ibinsigiye ibintu byinshi cyane, hari ibyo nagezeho nifuzaga kugeraho mu buzima. Hari umuntu twari turi kumwe ku manywa arambwira ngo ngire nshakwe ngo ibintu byose by'ubukobwa nabigezeho. Ariko ntabwo ari ibyo, ariko ibintu nifuzaga kugeraho umukobwa bwanjye koko nkuko yabivuze iri zina ryarabimpaye. Yego. Ubwiye ushakwa wenda ntibivuze ko ubwo wenda umwaka wawe urangiye aricyo kigiye gukurikiraho? Wapi ntabwo ari iki. Ni biki wenda wabwira abantu? Hari ibyo babonye hari n'ibyo batabonye wagezeho uyu mwaka wumva uri fier nabyo? Okay, mu bukobwa bwanjye nkuko nabivuze nifuzaga ko nazajya nganiriza abantu nubwo ntari mfite ubushobozi bwabyo, ariko bitewe n'ukuntu n'ahantu nakurese cyangwa n'ahantu twakuriye nifuzaga ko twazajya tuganira n'urubyiruko, kubera ko njye hari igihe kimwe nigeze kugera ndavuga ntabwo nzongera kuvuga Igiswahili cyangwa Icyongereza. Ndavuga ati nkeneye kumenya ururimi rwanjye, kubera ko hari igihe naruvugaga wenda nkumva nk'abantu banseka. Ndavuga ati wenda ndamutse mbonye ubushobozi bwo kuganiriza abantu wenda abataragenda cyane nkaho wenda nari ngeze, byaba byiza kurushaho tumenya ururimi rwacu. So habayeho ibiganiro bimvuyeho byigisha urubyiruko ururimi ndetse n'umuco, biranshimisha. Ikibazo cyanje kiri kuri apparence physique cyangwa se uburyo ugaragara. Cameraman uri kutwumva? Shiriramo Miss wese guhera hasi kugeza hejuru. Hanyuma yambaye agasaha kanditseho iwacu. Yambaye iwacu? Yes.
yambaye flags zibiri, reka ugaragaze flags za Kongo, ibendera ry'igihugu cyibavukamo n'ibindi murimo kwibonera. Kuki wahisemo kwambara gutyo umunsi ari ku munsi udasanzwe wawe gusezera igikorwa c'indashikirwa wakoze cyangwa amahirwe wahawe n'ubwoko? Ngiye ku myambarire ntago njya mpitamo ikintu nambaye nkabona ntacyo kintwaye ngenda uko nguko. Kuki bari byo wahisemo mumye mahuzu yose ugira, muri style zose ugira, mu birungo byose ugira? Mvuga uyu munsi ushaka kwambara ibintu biri simple. Yego. Hanyuma kandi kabazo wenda uyu ni umunsi urimo usezera, nyuma yawe hari abandi bazakurikira, umurage ushobora gusigira abandi cyangwa isi igikorwa cya Miss warangaje imbere, haba ku bajaji, ku baziyamamaza, ku bazategura irushanwa, n'icyo wababwira? Bose nababwira nabaha courage, yaba abaziyamamaza ntibazitinye, umuntu wumva ko kwiyamamaza ntazagira ikibazo icyo ari cyo cyose, nimba yumva bimurimo kandi ari impano yiwe azagende yiyamamaza. Iki cyari igikorwa cya mbere kibaye mu bwoko bwa Miss hano by'umwihariko muri Afrika. N'icyo wanenze, n'icyo washimye wumva kigomba gukomeza cyangwa kitazongera kuba, kugira ngo ibintu birusheho gutera imbere no gusa neza? Mu by'ukuri nk'uko bivuze cyari igikorwa cya mbere. Igikorwa cya mbere ntabwo cyahita gisa nk'ibindi bisanzwe nk'ibyo dusanzwe tubona nka Miss Rwanda n'ibindi bitandukanye. Njye nta kintu nanenze, ibyabaye nyine nibyo byari bikwiriye kubera ko ari ubwa mbere, ariko wenda biramutse bibaye next time bikazaba ibirenzeho byaba byiza kurushaho. Ibirenzeho ni ukuvuga ko hari ibitari birenzeho. Ndagira ngo mistake si ikibazo buriya ku bantu bakora, habaye hari ico wanenze umva ko cakosorwa, numva watanga recommendation kugira ngo bizarusheho kuba neza. Urumva impamvu mvuze bibaye byiza kurushaho bitewe n'izindi minsi njya mbona, niyo mpamvu mbivuze. Ariko kubera ko ari ubwa mbere ntabwo navuga ko hari icyo nanenze. Wenda Miss Rwanda bajya mu imodoka, nibyo nashatse kuvuga, wenda birenzeho byaba byiza kurushaho. Kandi nabo yakubera mu yandi magambo. Wenda biramutse bikunze next time Miss Mulenge w'ubutaha wenda yibonye byaba byiza kurushaho. Umwana mwiza, niba wumva ko mugenzi wawe yayihabwa utarayihawe, wa mugani nk'ako kantu uvuze buriya ukurikiraho akayihabwa, nta kantu koza ku mutima ngo se ubundi kubera iki? Oya, ni ukuri byanshimisha kubera ko twaba turi gutera imbere nka Miss Mulenge muri rusange. Okay, wenda tunasoza, yakomoje ku gakomo wambaye uwacu ngire ngo byashaka gusobanura, baranabivuze mu mishinga yawe, wari umuco ururimi gakondo. Ni ikintu cyageze kuri kangahe wavuga ku ijana wenda uwacu mu matwi y'abantu, wenda wa muco, kwa gukunda igihugu, bya bindi byose, uyu mwaka w'ikamba ryawe ubasigiye iki? Navuga ko wenda bigeze nka 70%, ariko bitavuze ko ubwo manda yanjye irangiye birekeye ahangaha, nzakomeza umushinga wanjye kugeza igihe uzuzura 100%. Miss, dusoza mu kanya twarimo tubaza Dodosi hariya, yari yambaye neza nkuko wambaye nyine nawe yambaye, wamubonye yambaye neza nawe, twarimo tumubaza tese ko abakobwa ari beza batowe, nta kuntu ushobora kugira wenda uhitamo cyane nyine nk'uwabaruse. Ubu ngubu Dodosi iyi pati ishobora iba ikubiyemo surprise wenda yo gutera ivi, wabyakira gute? Urumva se byashoka? Byashoka hatarabanje kuba ubwumvikane hagati yacu wenda cyangwa se hagati n'undi mukobwa, kubera ko umuntu muzabana ntabwo ari ibintu wahita ukora ako kanya gusa tu. Ntabwo murabiganiraho? Akabazo kamwe, Miss, uyu munsi abaye ari umunsi wawe wa nyuma nk'umukobwa wa mbere wahawe ikamba muri Miss Mulenge, nicyo wabwira ubwoko, nicyo wabwira abakobwa b'abanyamurenge bagenzi bawe? Oya, umunsi wa nyuma wo kubaho ariko uracafite kuramba n'uri. Oya, nta kibazo, ari n'umunsi wanjye ntacyo bitwaye, nta munsi udafite umunsi we. Ariko biramutse ari umunsi wanjye wa nyuma, ndiho nashishikariza ubwoko muri rusange, ubwoko n'abakobwa, nashishikariza ubwoko gukomera, nashishikariza ubwoko kujya muri Kongo, kubera ko
hari umuntu watubwiye ngo ngiyo turi gusenga ngo niho intambara nyinshi ziba muri Kongo. Ku ruhande rwanjye mu by'ukuri mba numva nanjye ubwanjye mbishoboye nagenda nkagerayo kubera ko n'abariyo ntacyo baturusha. Ntabwo tuzaguma twicara hano tuvuge ngo tuzabona igihugu tutari kujya kukirwanira. So njye nashishikariza cyane cyane abasore ndetse n'abakobwa bagenzi banjye yuko twarwanira ubwoko bwacu tukagenda tukarwanira kubera ko n'abapfuye ntacyo tubarusha. Cameraman dushe muri frame na Miss hano mbanze mu kuboko kubera ikibazo asubije. Avuze ijambo ryiza. Iri jambo Miss ushobora uriyumvamo ko kwambara teni bakaguha training y'imbunda ukagwanira igihugu nyine mu mutima buretse imbaraga physical. Imbaraga ntaga ufite ubushake n'ubushobozi bwose ubu bufite njye nabikora. Reka tugushimire cyane. Yego kandi wakoze neza uzashikire n'abandi barumuna bawe kandi cyo cyo gutaha. Ubundi byari bifite agaciro karusha kufite uje kuba Miss mu gihugu cyane ariko kubera ubuhunzi hari negligence bifite hari agaciro gake bifite ariko inama mutanze nje ndagushimiye by'umwihariko. Urakoze cyane. Yego hanyuma turi kumwe n'ubundi na Sandra. Hajya ni Sandra Shimwe. Sandra. Shimwe Sandra. Umukobwa mwiza. Kirenga ibyo ngibyo n'ubundi ntitubijaye impaka namwe muri kubireba. Niyo mpamvu bagose kutari kumenya kuvuga izina rye. Noneho arakantu nibutse Sandra yiyamamaza yaturutse hariya. Si hariya Sandra. Abajaji bari bicaye hariya gutya. Nahamwe bikoreye. Nahanga. Amajonjora ya Kasarani na Gidurayi nahayabereye. Sandra umeze neza? Yego meze neza cyane. Tukubona mu birere cyane muri za kajugujugu n'ahandi ibintu bimeze neza? Yego cyane. Nishimye. Biragenda. Yeah. Mpaye ikaze mugenzi wanjye. Thank you. Bonfils Gapango Muhumure kuva kuri BMC Radio TV, Mother of Channels. Mother of Channel. Se kubera ko tutangizwa na papa buriya nitwa aba father of channel. Oya buriya umubyeyi mama niwe mubyeyi uzuhitinga. Ariko bizumvikane ko bagasiga papa kandi habe n'ikanisa z'abo kanisa mama. So niko babimeze. Ababyeyi kandi nawe nkubajije cyatubaje Sandra. Papa we na mama wawe. Abakobwa reka ndakubaza ikibazo. Yaragiye kubaza ngo ukunda cyane. Ku mukobwa yavuhita avuga papa we ariko reka ari wowe ubisubiza. Ariko reka banza hite nanjye ndasubiza ntacyo. Sandra avuga papa we. Oya. Nkunda mama wanjye. Cyane. Mama njya mbona mama we bana shisha cyane. Ariko benshi bakunda papa wabo kushobana nawe. Yeah. Ubona biterwa n'iko. Kibitera. Sandra impamvu mbona afite mind ukuntu za kuko ndi bavuga ngo harimo n'ubushega baharya bavuga gute. Sandra. Yes, okay, I get it. Like nko kuvuga imbyino inshingano nk'iz'abagabo. Aha, nibyo nari ngiye kuvuga. Sandra donc yikorera ibintu kandi uri umukobwa inshinga responsibility ugira nizi. Nuko nabaga wa working hard. Aha. Muri gukorera urugo. Yeah. Sandra ubu ngubu tuvugishije ukuri. Mind zawe si za mind uvuga nje sinzasabiriza. Nzikorera amafaranga kugira ngo uko mind zawe zimeze. Tubona asabiriza nshaka iki. Wewe ni umugabo. None niko nako ni umugabo. I'm not a man, I'm a woman. Ni respect. Yeah. Sandra hanyuma nyuma wenda ntabwo wabashije kwegukana ikamba ariko ibikorwa byawe twabonye bikomeza by'ubucuruzi mu byo wakomeje abantu bagiye bakumenyeramo nyuma ya Miss bifitanye isano n'inzozi wari ufite muri Miss cyangwa wabaye nk'udevyaho gatoya uja muri bintu byawe bisanzwe tu. After Miss Murenge ibyo byarakomeje umeza kwachivinga a lot of things. Go traveling around the world. Yeah. Like where? Around the world, which means? Nagiye Dubai. Okay. Nagiye Tanzania. Ntabwo nigeze njya Tanzania mu buzima ko Russia narahagiye. Yeah. Okay, wenda tutarinjira mu bindi turimo no kwihuta turazuganira wenda nyuma. Nigeze kukubona ukuntu Sandra hejuru mu kirere mu kantu kameze nk'akajugujugu. Wari wasuye parike yihe? Kuko nabonaga ari nko muri parike.
That's a helicopter. Iyo ni helicopter. Helicopter? Yeah. Umuntu hari mu kihe gihugu? Iriya ni a private jet. Nyine njyewe nari ndimo ndayamamariza. Ako still banwaye for free. Narayipostinze on Instagram wabamforinga IG. Narayipostinze ndabatagiga byose. Banjyanye nyine bambonye Nairobi hari Jomo Kenyatta Airport. Bangeza Marindi barangarura. Okay, muri airport. Yeah. Zari mu rwego rwo kubamamariza. Yes, Sandra, akabazo kamwe ariko karimo nka dutatu. Wiyamamaje ku minsi ntibagize amahirwe yo guhabwa ikamba, ariko kandi wari washize mu bikorwa igitekerezo cyawe. Inzozi zawe nk'umukobwa w'umunyamurenge uri hanze y'igihugu cyangwa se wanabaye sinzabakuriye zari zihe ubundi? Icya kabiri, igikorwa cya Miss kizakomeza nubwo mwe muri musezero uyu munsi. Ibyo wanenze wumva byakosorwa kugira ngo igikorwa kizarushe kubaho cyiza nibihe? Okay, icyo cyambere baje ngo inzozanye n'izihe. Yego, inzozi. Yeah. Ubundi ndazikomeje. I'm about to, but not yet ntabwo ndachivinga ibyo nshaka cyane. Nibi? Like to be a business lady, a business woman, or boss lady. Oh, boss lady? Yeah. Okay. Okay, icyo nanenze kuri Miss Murenge ni ibibazo batubajije. Babazaga ibibazo yego ko bana yanjye bimwe bitabaho ahubwo. Bibaho ariko ibibazo babajije bimwe ntabwo bibaho. Like iki kibazo bakoremo? Like okay, ntabwo njye nkunda kuba straight person. Sorry to say this. Nimba nta kibazo byagira. Hari a judge, she's a lady. Yabajije ikibazo cyo muri history. Nono akibaza nk'umuntu utarize utakizi. Ntago ari ngo izina. Wenda okay. Which I mean like icyo nshatse kuvuga no kuvuga ngo next time Miss Murenge niba bazazane ibibazo babona ko abantu bashoboye ko abantu bategeze babahari yanyine gura. Ariko umva nubwo utamuvuga ikibazo bakubeje niki? Okay, nsore ntabwo nyibuka neza wenda ngiye mu ma interviews nabyibuka. Uba ufite ubushobozi bakura abanyamurenge asiga muri Kongo ukabazana. Njye wabivuze. Okay. Wabivuze ari rwa rurimi navuga hakurya asigaye bavuga ngo rwanyereye cyangwa niko byari bimeze. Ntago rwanyereye. Oya njyewe nabuze ibintu byose nateguye kuvuga. Okay. Ubu bihagazeho bihagazeho cyane. Ko wakura abanyamurenge muri nabahakura. Yeah. Why? Kubera iki? Cause urabona like iwacu ruguru hari fight. Sibyo? Abantu barishwa amanywa nijoro, right? Why mbonye ubushobozi mbonye nk'amamiliyoni angahe why nabazana bagasanturinga muri Kenya? Nimba wenda nziranye n'ubuyobozi bwa Kenya akantu ntago bajya bagetinga abantu neza. Njye narabivuze cyane rwose abantu banyumva nabi ngo ndiyumvishije cyane ngo niguteraza n'abantu mu gihugu kitari icyacu. Bazi gute ko nziranye n'abo bayobozi babyemera ko baza hano muri Kenya? Okay, ubaye uziranye n'abo bafite uburenganzira. Wumva kuba impunzi mu gihugu c'abandi nubwo waza nibashake baguhe n'inzu no gufightingira uburenganzira bwawe ukabona agaciro ka mu gihugu cyawe umva ari biye bifite avantage. Yeah, first of all ni igihugu kiri safe. Ni igihugu bazaza mu bicwa cy'abandi ariko ntago nanze ko ari cy'abandi. Ariko bazaza nyine baba safe kugira ngo bagume hari abarimo barica. Uranyuzwe kuba uri muri Kenya wowe wakuha ubuzima bwawe bwose nubwo uri safe ntantambara zihari? Uranyuzwe ndi safe ntabwo nifuza no kuhava. Okay, muri make kuri Sandra ahe gustragoringira igihugu cyawe cyangwa ukageza nawe gipfira waba mu kindi gihugu ukabimpunza ariko kabaho mu buryo nta ntambara wumva nta masaza. You mean like ntago nasubira muri Congo gufighting for my nation? Ahubwo wastragoringira hano ukabimpunza ariko itumva urusaza. Nase najya gufightinga nanjye bwanjye ntago mfite date najya gufighting. Wa fighting aho umuntu ufite like ibikoresho byose uri kurwanya ubwoko bwawe ntago wamufighting kuko yana kwica wowe yakwica.
so why not settling down ufite ubwo bushobozi ukajya ubohereza mu bintu ushoboye ukabohereza iriya ruguru cyangwa hari abana barimo bariga muri Congo duhera aho ngaho sibyo badafite ubushobozi nabo bashatse bo impunzi kuko ndaco bisaba kugiye kuko nawe wayibaye nta kibazo kandi wabazanye bose ubwo abanyamurenge bose bavuye mu gihugu cya Congo bakaza hano bagatura muri Kenya ibabandi wagira amahoro wowe okay nta mahoro nagira so njye nta bushobozi mfite bwo kuvuga ngo una stopping at that fight that's what I mean nta bushobozi mfite ako bizagira igihe bishire kubw'Imana. Okay Sandra reka tugushimire twamushimira ndakeka dusoza hanyuma reka twumve gato wenda tugiye kuganiriza cyangwa se ijambo rya Dodos hamwe n'abamisi. Sandra wakoze cyane kandi courage kabisa ndabona business igeze kure aho so nta contact yawe wenda waha abantu muri business kora wenda dusoza kugira ngo tugufashe wenda muri ubwo buryo abantu banamenye na contact bakugana. Okay. It's 0752 62 0204. Kabashaka abagore ntibarimo for business only. Business ntabwo ari njye yego. Oh ufite management? Yego. Urakoze cyane. Okay. Ndumva just ntewe ishema no kuba mbashije kubabona nko mubizi Miss Mulenge iba ntabwo nari impari nari muri Amerika ariko Papa Legend nabashije kuza kubyitabira abibamo cyane ndetse n'aba judge na coordination Gaston na Byamungu ndetse na media ni ibyishimo rero bashiki bacu twaje kubashimira kubyo bakoze navuye muri Amerika kubera bo kugira ngo tubashimire kuri manda yabo ndetse bahereza karibu abandi bazabakurikira muri uyu mwaka turi gutegura Miss Mulenge kugira ngo batinyura abandi bari hanze aha bifuza kuzahatana mu marushanwa ya Miss Mulenge. Yes. Dutangira iki gikorwa cya Miss Mulenge naranabivuze ndashimira cyane Papa Legend Johnson byo yakoze ni baki bashobora gutekereza ibintu ngibyo bafatanyije na Sam Dodos ariko warumbajije cyane ibijyanye niko twabonye kino gikorwa twatangiriye hano turi hano mu karere ka Kasalani ndibuka ko tubitangira ahitabiriye abantu batatu ahangaha twaburaga uko duhitamo kuko abantu bari batarabyumva cyari gikorwa gikoze ubwa mbere ariko byarakomeje kandi byaje kuba byiza ikintu cyose gitangiye kigira uko abantu babibona nuko babifata ababinenga ababishima usibye ko ababishima aribo babaye benshi ababinenga ntibabuze ariko ndetse bamwe bakarengera ariko byagenze neza ntaco bitwaye kandi ntaco tutagezeho kuko muri iki gihugu turimo cya Kenya kugaragaza Miss Mulenge ni culture yacu no kugaragaza ibyo dukora byaradufashije kugera kuri ibyo ngibyo abantu benshi bagomba kwitabira abakobwa benshi bagomba kwitabira igikorwa babuzwaga n'ababyeyi babo hari n'abantu babyumvaga ko ari ubupagani hari n'umupastori wahagurutse aravuga ngo uzitabira Miss Mulenge azamutenga nanjye nari mpafite seminaire ndagira ngo bahise bayinyima kujya gukora iyo seminaire ngo kubera ko nabaye judge muri Miss Mulenge ariko buriya no kutamenya Miss Mulenge yabyaye ibisubizo byinshi kuko yavuyemo amafaranga yahawe abatsinze ayo n'amafaranga yashowe mu miryango Miss Mulenge yatumye bimenyekana no hanze kandi ni culture yacu twabazaga ibibazo bijyanye n'umuco wacu nta cyaha kirimo nabisubiramo nta kosa nta n'icyaha kirimo kubikora Miss Mulenge gutaha turateganya kwikora kandi tuzayitabira kandi zitabirwa n'abantu benshi kuko nubo barimo barahamagara bavuza ngo izaba ryari izabaho kandi izaba ari nziza kandi izaba irimo ibihembo birushirizaho kubyo twatanze mbere bakobwa mwitinyuke muzaze mwitabire uwiyizi ko yumva ko yitinyutse kandi yiyemera se babyita gutuma umuntu yabivuga neza gute juste ufite confidence uyifite icyizere wese azaze turateganya ko tutazoshobora kuja munsi y'abakobwa 70 hazavamwe uzambara ikamba rizaba ryambuwe n'ushoje manda y'uyu munsi ngewe ndumva nishimye cyane kubona Dodos yaraje
akaba yarakoze n'ibindi bikorwa twabonye, ibikorwa byo gufasha abapfakazi abagurira imyambaro n'ibindi bikorwa bateganya. Tubyitabire. Cyo nasoza gusa navuga ngo big up team Dodos na Papa Legend, mukomereza aho kandi